kwizera areba iby'uyu munsi akavuga ati ariko se ko nshimye mbonye iby'uyu munsi ejo nzamera gute? ariko ukwiye gushimira ibyo ngibyo. Umuntu uri mu butayu ntareba ngo avuge ngo ashyireho iminsi yo kumesa ngo muyirunde guteze. Ugomba kuwukuramo umesa ugakomeza ejo ukongera ukabona undi ukawukuramo umesa. Nibwo buzima bwo mu butayu. Umuntu uri mu butayu ntabwo akwiriye kuririra sitoke, ariko ubundi urarira sitoke kuri mu rugendo, sitoke kuri buri igendane birakunda. Ndashima Imana cyane muri uyu mwanya ko ndi amahoro n'ubuzima, kandi ndashima Imana ko Imana yashimye ko ari igihe mufatanya namwe kumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ku bantu batazi, ni umukristo wa hano, amazina yanjye yitwa Ngendahayo Lambert. Imana yashimye ko muba ku rugo, kandi yampaye n'abana, mfite abana babiri. Ndashimira Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu iteraniro ry'uyu munsi turasangira ijambo ry'Imana, kandi nifuje kutajya kure y'ibice twasomye uyu munsi, ariko nabonye abantu baje twamaze gusoma kubwo gucunguza uburyo umwete cyangwa gukoresha igihe neza, twongera twasoma ariko turabarangiraho twasoma. Twasomye mu gice cya 17 cyo mu Kuva, ku murongo waho wa mbere kugeza kuri 7. Turongera gusoma kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso, igice cya 2 guhera ku murongo waho wa mbere kugeza kuri 13. Cyakora nshobora kuza kongeraho imirongo 2 gusa, ariko ndumva ari ahantu bushingire. Kandi ayo magambo y'ibice byombi ndayahurije mu ntego yitwa ko burya ari mu mugambi wawe. Burya ni mu mugambi wawe. Burya ni mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Twasomye inkuru dushobora kuba dusanzwe tuzi, Abisirayeli bava mu Egiputa, ariko aho twasomye uyu munsi ni ahantu uburyo bari bageze i Refidimu, babura amazi yo kunywa, nuko bitotombera Mose. Mu ncamake y'igice cyo mu isezerano rishya, twasomye aho Pawulo yibutsaga abantu cyangwa itorero ryo mu Efeso uburyo yaducunguye Kristo Yesu, akaducunguza amaraso y'igiciro cyinshi. Ibyo kandi bihuje nasanze bimwe ari umugambi w'Imana. Niko Imana yabishatse, yari umugambi wayo yateguye kera. Inkuru z'Abisirayeli tuzifata nk'amateka, ariko ni amateka yabaye, ariko amateka tumara iki? Iyo turebye amateka kugira ngo yitwe amateka, ni ibintu byashize byatambutse, ariko bidufasha kubyigiraho kugira ngo twubake ejo hazaza. Aba bantu urebye uburyo bagiye mu Egiputa n'uburyo bavuye mu Egiputa, ni igihe kirekire, ariko kandi Imana yari mu ruhande rwabo kubw'umugambi wayo yabiteguye. Bavayo bagera i Refidimu, bitotombera Mose ubwo bari babuze amazi yo kunywa. Aho hantu nta mazi yabaga, nuko baravuga bati ariko uyu muntu watuzanye akadukura mu Egiputa akatuzana aha hantu nta byo kurya bihari, aha hantu nta mazi ahari, yewe na ya mana, kuko hari ubwo bari barigeze kuyibona, ubu turabona ari ntayo. Kandi burya hari igihe abantu bareba bakareba umuntu mu bintu byashize. Aba bantu babaga bagiye imbere y'ubu bwoko bw'Imana. Hari n'abantu bibukaga ko Mose yiciye umuntu mu Egiputa, aha naho bakavuga bati
ubu ntiyatuzanye muri ubu butayu kugira ngo twite. Nyamara ndabona ibyiza ni uko twakwisubirira kuko uyu muntu azatwica. Ngo baramwitotobera, ngo barigogota, buriya babanje kwigogota mu mitima yabo. Barigogota mu mitima, bageraho baranamusanga baramubwira bati ngubu urabona utaje kutwicira hano n'amatungo yacu n'abana bacu neza tugana, ngo haburaho gatoya ngo bamutere amabuye. Ariko Mose yari afite ibanga arusha benshi, na n'uyu munsi ngo basigaho ajya mu ihema ry'ibonaniro yikubita imbere y'Imana aratakamba. Imana iramubwira ati ngo Mose, mbese ntiwibuka ko naguhaye ubutware mu ntoki zawe? Fata ya nkoni wakubitishije amazi, ugende nanjye ndajyana nawe bakurira amazi mu gitare. Yesu ashimwe cyane. Aya mateka cyangwa se ibi twasomye bitwereka gucungurwa. Mose acungura ubwoko bw'Imana abukura mu gutegeka kwa kabiri mu gice cyaho cya 24 ku murongo waho wa 18. Reka basomere umurongo umwe none gutoje bwongereho none muza kuba usigaye. Aravuga ngo ahubwo ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura ikagukurayo. Nicyo gituma nkubuza kugeza ubu. Amen. Uku ni ugucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Rero hari ubuzima tugenda tunyuramo, ariko buriya nubwo wagera ahantu ukabona ko ubuzima buhagaze bukakaye, ukabona birura, ukabona bisharira, ariko dore ikintu wakora. Ikosa rikomeye buriya abantu bakoze ni ukwitotobera Imana, kandi bari bafite ibintu bashobora guheraho bakabona imbaraga z'Imana, bakizera ko muri ubwo butari bageze bazahaza. Dore ibintu bibagiwe ko bari bageze ku nyanja, ngo inyuma hari Farawo n'ingabo ze, imbere hari inyanja, ngo hirya no hino hari imisozi. Imana igakora ikintu gikomeye cyane bagatanga. Ibyo barabyibagirwa, baravuga bati nyamara aha hantu murabona ko tuzahava. Abagifite imbaraga bashatse bagasubira hariya. Ibindi bibagiwe bageze ahantu babura ibyo kurya. Imana ikora ikindi gitangaza, izana ibyo kurya bivuye mu ijuru batarabona na rimwe, nuko baravuga ngo ibi ni ibiki, ibaha amana. Ariko kamere muntu iribagirwa kandi yibagirwa vuba. Ariko mu bintu tudakwiye kwibagirwa ni uburyo Imana yagendanye nawe. Haleluya. Ibintu tudakwiye kwibagirwa ni ubutayu twanyuzemo, dukwiye kuzirikana imbaraga zadukwiye hariya, tukizera ko naho tuzahava kandi tugakomeza. Yesu ashimwe cyane. Bibagirwa barya manu, bararya none barya n'ejo bundi, aho batari ko Mana urabibona yuko waduhaye manu n'ibyo, ariko dukumbuye n'inyama. Kuko abantu niko tumeze kamere muntu, dukumbuye n'inyama. Kandi wumva abantu kumva neza bavuga ko bakumbuye inyama bafite inka, bafite amatungo. Bari bafite amatungo na menshi, ariko baravuga bati Mana turashaka inyama, dore hari ahantu twahoze twararyaga tugahinduranya ibyo kurya inyama. Imana irongera bizanye ibintu byitwa inturumbutsi, ngo nyine byaraturumbutse mu mashyamba n'ahantu hatandukanye byitwa inkware, barabaga bararya nabyo barabyibagirwa. Ariko ntitubwibagirwe. Yesu ashimwe cyane. Ntitubwibagirwe iby'Imana. Ariko uwo wari umugambi wayo kugira ngo itugeze aho ishaka ko tugera. Wari umugambi wayo kugira ngo bave mu buretwa, ibacunguje umugambi wayo ibageze mu gihugu cy'isezerano. Yesu ashimwe cyane.
bagera ahantu bagera ahantu hatandukanye, bahura n'ibikomeye, Imana irabibarenza, ariko gatoya bakibagirwa. Ariko ntidukwiye kwibagirwa, dukwiye kureba ibyo Imana yakoze tukabishingiraho. Dore rero ibintu udashobora, wowe uri mu butayu, wowe ugeze mu butayu, hari imyitwarire udakwiye kugira. Imyitwarire udakwiye kugira ugeze mu butayu, cyangwa se mbanze imyitwarire ukwiye kugera ugeze mu butayu, ni uguhanga amaso ku Uwiteka Imana yagukuye hariya. Haleluya! Mu butayu iyo uhageze ntabwo uririra sitoke y'ibyo kurya. Umuntu uri mu butayu ntabwo akwiriye kuririra sitoke, ariko ubundi urarira sitoke kuri mu rugendo, sitoke uri burigendane birakunda. Ukwiye gushimira iby'Imana iguha. Ubundi by'ejo yaranditse Timoteyo, aravuga ngo ucyakora cyo mbonye ko kwizera iyo kuvanze cyangwa gufatanijwe n'umutima unyuzwe bigira inyungu zingana iki? Iyo umuntu adafite kwizera areba iby'uyu munsi akavuga ati ariko se ko nshimye mbonye iby'uyu munsi, ejo nzamera gute? Ariko ukwiye gushimira ibyo ngibyo. Umuntu uri mu butayu ntareba ngo avuge ngo ashyireho iminsi yo kumesa ngo muyirunde guteze. Ugomba kuwukuramo uwumesa, ugakomeza ejo ukongera ukabona undi ukawukuramo uwumesa. Nibwo buzima bwo mu butayu. Kandi twibuke yuko natwe Pawulo niko yandikira abo mu Efeso, itorero nakunze cyane, mu byibuke mu byahishuwe mu gice cya 2, uburyo ari itorero ryashimwaga cyane. Ndagushima umuhati wawe, ndagushima ishyaka, ndagushima no kwihangana. Haleluya! Niko bimeze. Ariko nubwo bimeze gutyo ngo bagayagwa urukundo rwa mbere, ariko nyuma y'ibyo aravuga ngo hari ikintu nibutse ngushimira, nuko utemeye inyigisho z'abanyekorayiti, ngo izo nanjye nanga. Iyo ni itorero ryo mu Efeso. Avuga ngo rero itorero ryo mu Efeso, mwibuke yuko mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Mwibuke ko Imana yabazuye abari bapfuye. Yesu ashimwe cyane. Mwibuke ko yabazuye. Iyo ubasha kwibuka ibyo ngibyo ntabwo wakwitotombera Imana. Iyo ubasha kwibuka ibyo ngibyo ureba n'imbere ukavuga ngo imbere ni heza. Turakomeza kuko Yeremiya yaravuze ngo nzi ibyo nibwira. Buriya yabivuze ari mu cyegera, yarageze mu butayu. Avuga ngo ariko nubwo bimeze bityo, nubwo mbona bisharira, nubwo birura, nzi ibyo yigiye, nzi ibyo yibwira kuzangirira. Ni ijambo ryari rimugeze rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira. Ariko impamvu nibuze kuriya yabivuze ngo bishire, yaritwaye nk'impamba, yagera imbere akavuga ati ariko nzi ibyo yibwira kuzangirira, ari amahoro atari bibi. Dukwiriye kugira impambi imeze icyo, dukwiriye kugira impambi imeze nk'iyo ngiyo, aho kugira ngo twitotombe. Hari imyifatire tudakwiye kugira. Umukristo ugeze mu butayu ntakwiye kuvuga ngo uko ndeba banyirukanye ku kazi, ngo asirase ngo ubu nzajya nivuza ne. Rikata ntabwo kuba urwara si uko ufite asirase yo kwivuza, kandi kuba utarwara nabyo si ikindi. Ahubwo umugambi w'Imana ni ugucungura umuntu. Haleluya! Rero umuntu ashobora kubona ageze ahantu runaka akibwira yuko Imana yamutaye. Nzaba ndi kumwe nawe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nugera n'ahabi kurutangaza, nzaba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ku gice cya 2 twasome Abefeso, twumva agaciro dufite.
twumve ikiguzi gikomeye, twumve umugambi w'Imana idufiteho. Namwe yarabazuye, mwebwe abari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kutumvira Imana ni iki? Kutumvira Imana ibiba yakoze bihwanye n'ibyo iba yavuganye natwe. Kuyumvira rero ni ukukomeza tukishingikiriza, muri ibyo yaravuze ngo twishingikirije ku byasezeranijwe na Yesu. Yego, rero dukwiye kwishingikiriza kuri ibi, kubera yuko umugambi w'Imana, Imana ikimara kurema umuntu agacumura, yashyizeho uburyo bwose butuma Imana imwigarurira, uburyo bugiye butandukanye. Ariko nubwo bakoze ibyaha bakajya mu Egiputa, irongera ibakurayo ibacishije mu nzira zikomeye. Kandi biriya ni ibintu Imana yatekereje igihe kinini, imyaka 400 ireba. Ariko abantu bakomeza kugenda bava mu mugambi wayo, bagenda barushaho kuba babi. Irongera kandi ikora undi mushinga wo kohereza Kristo Yesu kugira ngo aducungure twebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Mbese uwo mwami wigeze umenya amakuru ye? Yego, ndabizi ko uyazi, ariko se umwitwaraho ute? Mika yaravuze ngo ariko ubu ngubu nakwitwara ku Uwiteka ntwaye iki? Igice cya 6. Mbese ubu najya ku Uwiteka amaze gutekereza Imana, akareba ibyo Imana yakoze, akareba imirimo y'Imana, ngo ubu ngubu nagenda ku Uwiteka nitwaje iki? Natwara umugezi w'amavuta y'igiciro cyinshi cya elayo, mbese nagenda nitwaje ibitambo by'inyana z'inka zimaze umwaka zivutse, mbese najyana iki gihwanye n'iby'Imana yakoze? Amen. Mbese ayo makuru y'umwami Yesu wemeye kudupfira abari bapfuye bazize ibyaha, akadukiza urwo rupfu, ubu ngubu mu gice mu 70 kugira ngo ubu ngo twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka mwijuru. Haleluya. Rero abantu bamaze kumwakira bakwitwara, bagendana nawe bati. Hari ibintu maze iminsi nibazaho, ntekerezaho, kandi hari n'ukuri kuriho ariko kutari kuvugwa kandi kutureba, bitewe n'igihe tugezemo. Hari aho kigera kigatuma tuvuga ibintu bituzuye kugira ngo ahari aho tutabirenganiramo, ariko kuri kurahari nubwo tutakubwizanya, kurahari. Ariko uko kuri aho kuganisha, niho ngera ngo mvuga, nanjye sinkuvuganye, aho kuganisha ni uko Yesu azagaruka, kandi Yesu azaza, kandi si kera. Abantu nyine turavuga ngo byamyeho, byaravuzwe, baranibyiteguye muri 2 ntibyakunda, ariko azaza. Zasome Daniyeli ubihuze n'ibyahishuwe wumve, azaza kandi ntazatinda. Kandi ubwo hariho kugororerwa ku bantu bakoze neza inshingano zabo. Uyu munsi mu bigo ugasanga bashyizeho ifoto y'umukozi w'indashyikirwa, ntugire ngo no mu ijuru ntibizaba. Abantu bamenye uwo mugambi w'Imana no gucungurwa. Ariko uyu munsi twakuri nyine tutariho tuvuga, abantu bariho bariremera izindi mana, n'abataziremye bagakora ibitandukanye n'iby'Imana yategetse. Kandi
kandi ibyo ngibyo nk'uko nari ndiho mvuga ngo yandikiye itorero avuga ngo ngushimira ikintu cy'uko wanga inyigisho z'abanyekorayiti izo nanjye nanga. Kariya kantu naragakunze cyane. Wowe wanga bingahe? Wanga ibingana iki iby'Imana yawe? Birebe ubibare. Ukunda ibingana iki se iby'Imana ikunda? Nabyo ukwiye kubibara, kubera ko nubwo umunsi uzagera abantu imibereho yacu tubaho ngo ijye imbere yacu, nuko tuyirebe, kandi nirwo rubanza. Abantu twibwira yuko kuba nafatiye umwanya kuba mwavuga muti uriya mugabo rwose no kuva akiri mutoya twabonaga, bityo rero nta kintu bimaze, ahubwo Kristo Yesu wenyine akagenga ubuzima bwacu, kandi afite n'imbaraga yasize asezeranije abantu. Izo ngizo arizo zizajya zitwemeza, utarindiriye iteraniro, utarindiriye n'ibindi, utarindiriye umwigisha. Ese hari ikintu zijya zikubwira izo mbaraga? Hari ikintu zijya zikongorera? Ariko birashoboka ko bitanabaho kuri wowe, kubera yuko umuntu wumva ni umuzima, umupfuza ari uwo. Ariko hariho abantu bashobora kuba batacyumva, murakuvuga ati ariko nta mutima uncira urubanza. Nibyo, wagucira urubanza se kandi utariho? Ntibishoboka. Ariko dukwiye tukumva tugakurikirana icyo Imana idusaba, kubera yuko yashyizeho byinshi byo kutwigisha. Hari n'ibyo yakoze, hari ibyo yakorera umuntu wenyine ku giti cye, hari ibyo ikorera mu materaniro, ndetse n'ahandi ushobora kuba waragiye. Ariko byose uyu munsi cyo ijambo ry'Imana twasomye, abateguye ibi bice batwibukije umugambi w'Imana wo gucungura umuntu. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wacunguwe agira uko abaho, umuntu wacunguwe agira uko agenda. Umuntu utaracunguwe, umuntu utaracunguwe twamwita iki? Umuntu utaracungurwa twamwita iki? Ntabwo nigeze mbitekerezaho, ariko mbitekereje nonaha nshatse namwita imbata. Wacunguwe ahinduka umudendezo, sibyo? Uwo muntu wacunguwe ahinduka umudendezo, ariko utaracungurwa ahinduka imbata. Rero dukwiye kureba, Petero yaranditse mu urwandiko rwa 2 aravuga ngo kuko icyanesheje umuntu kimuhindura imbata yayo. Nuko rero dukwiye kureba ibintu bitunesha, ukinesheje umuntu kenshi cyangwa se kabiri cyangwa gakeya, igihe nesheje umuntu kimuhindura imbata yayo. Rero umuntu wacunguwe ava mu bubata bumwe, mu bubata bw'ibyaha, akajya mu bubata bwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Mbese ntabwo waba utaramenya amakuru y'uko Yesu yaje kugira ngo akubature. Twebwe Pawulo yandika aya magambo yageze mu Efeso, ubundi mu rugendo rwe rwa 2 rw'ivugabutumwa. Ahageze asanga abantu basenga, yicarana nabo mu isinagogi amezi 3, ababwira ijambo ry'Imana. Havamwe abayuda batumva neza inyigisho afite, ngo batukire Imana mu ruhame. Bajye babaha abantu batukire Imana mu ruhame. Ngo ahita ava aho ngaho agenda gukodesha inzu y'umugabo ntibutse uko yitwa, ahamara imyaka 2 abwiriza ubutumwa bwiza. Abona abantu bo mu Efeso bakunze ijambo ry'Imana, ariko amaze iyo myaka 2 arahaba. Aragenda ajya Yerusalemu, yongera kuva Yerusalemu ajya gufungirwa iyo ngiyo i Roma, cyangwa ahandi ntibutse, i Roma. Bakoze afungiye i Roma, akibuka umutima w'Abefeso, akibuka uburyo bakundaga ijambo ry'Imana, akibuka uburyo ngo bagiraga umuhati, bya bindi marayika, bya bindi Yohani yeretswe ari ku kirwa cy'Ipatimo ngo wandikire itorero ryo mu Efeso, babwira ngo ndibuka umuhati wawe. Pawulo nawe yibuka afunze umuhati w'abantu bo mu Efeso,
yibuka umutima mwiza bagiraga, arabandikira aravuga ngo hari ibintu mutakwiye kwibagirwa. Mujye mwibuka ko abari bapfuye twebwe tuzize ibyaha n'ibicumuro yatuzuye. Haleluya! Akaba yaratuzuye, ubu tukaba turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka twimanye na Kristo. Nawe niko bimeze? Wumva nawe warazutse? Hari ibintu wari warapfuyeho urapfa, none warazutse, ubu ngubu uri mu buryo bw'umwuka, uri kumwe na Kristo. Cyangwa iyo akureba hari ukuntu agutangira ubuhamya? Niba atari ko bimeze, umunsi wawe ni uwo. Niba atari ko biri, umunsi wawe ni uwo. Dusome urwo rwandiko rwa Pawulo yandikiye abantu bo mu Efeso, igice cya mbere umurongo wa 7. Efeso igice cya mbere umurongo wa 7. Ariko utekereza niba nawe hari ibintu wapfuyeho. Ese nawe kuko warazutse cyangwa ukeneye kuzuka uyu munsi? Urebe neza nimba udakeneye kuzuka. Igice cya mbere umurongo wa 7 aravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Haleluya! Niwe ninde? Ni Yesu. Waba uhari nawe ukaba utaracungurwa, ukaba utarakira Yesu, ukaba utaramenya agaciro kari mu maraso yatuviriye, ngo uyu munsi dusengane nawe, dusabe Imana ibyo yagiriye abana nawe bikugereho, ubwo buntu bukugereho.